Ya nshuti bakundwa ba Evangelizero Monde TV twongeye kubaha ikaze nanone mu biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho na n'uyu munsi turagarutse muri studio za Evangelizero Monde TV mu Bufaransa mu Strasbourg twongeye kubasuhuza mwese. Yesu abahe umugisha, ndizera ko mukomeje kugenda munogerwa n'ibiganiro Evangelizero Monde TV igenda ibagezaho uko bwije ndetse n'uko bukeye, nk'uko nyine twabyiyemeje tukagera ikirenge mu cy'umwami wacu Yesu Kristo, aho yavuze ngo yabwiye abigishwa be ajya gusubira mu ijuru, arababwira ngo nuko mugende mu mahanga yose muhereye Yudaya, Isamariya n'i Yerusalemu, ngo ndetse mugende mukomereze kure kugira ngo mubwirize inkuru ibyo mwanyumvanye byose mubigeze ku bantu banjye. Niwo murongo natwe turimo nyine, niyo mpamvu izina ryacu ryitwa ngo Evangelizero Monde. Evangelizero Monde rero riravuga ngo bwiriza isi yose, cyangwa se jyana ubutumwa ku isi yose kugira ngo dukomeze tugwize abizera benshi bakurikira umwami wacu Yesu Kristo. Nibwo buryo rero twahisemo gufungura uyu murongo wa YouTube, kubera ko nk'uko nyine mubizi ntabwo byoroshye ko ubu twatega indege ngo tujye ahantu hose, tujye aho ngaho Yesu yavuze, tujye mu migabane yose y'isi, tujye muri Aziya, muri Afurika n'ahandi, ariko ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Ubu ngubu usigaye utuma ubutumwa bwiza bugakwira isi yose. Natwe rero turi Evangelizero Monde. Niba ushaka gufatanya natwe ivugabutumwa, ukaba ushaka gukorana natwe umurimo w'Imana, inkunga tugusaba n'imwe gusa, ni ugukanda subscribe, ukiyabonesha kuri iyi channel, ukongera umuryango mugari wa Evangelizero Monde, ndetse ukanapartaja ubu butumwa bwiza, ukabwoherereza abenshi bashoboka kugira ngo babashe nyine kugerwaho n'inkuru nziza, maze ubuntu Yesu yakugiriye nawe ubugeze ku bandi. Imana rero ibahe umugisha mwese. Njyewe mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Felix Harerimana. Turabasuhuje rero mwese aho muherereye mu migabane itandukanye y'iyi si. Nanone kandi twongeye gutumira umutumirwa wacu, twongeye kunyarukira muri Australia, twongera tuganira na wa mumama wiyemeje nawe gufatanya natwe umurimo w'Imana, yiyemeza gufatanya natwe ivugabutumwa, Evangeliste Tabitha. Turongeye turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze mu biganiro bya Evangelizero Monde. Yesu abahe umugisha. Murakoze cyane. Amen. Murakoze cyane. Yego. Ubushize mu kiganiro twagiranye, ikiganiro cyiza cyane, watubwiye ibyo abantu bari gusubira inyuma bitewe n'ibigeragezo banyuramo cyangwa se intambara barwana nazo, maze ugasanga kwihangana birabananiye, ahubwo baretse Imana, abandi bacitse intege, baranamutse muri iyi nzira y'agakiza. Rero na n'ubu uyu munsi Imana irakugaruye kugira ngo twongere n'ubundi duhembuke mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Nanone turakwishimiye cyane. Ni ukuri Yesu aguha umugisha kubwo kumvira Imana, ukazana inkuru nziza y'agakiza ku mwami wacu Yesu Kristo ku bakunzi ba Evangelizero Monde. Dufite insanganyamatsiko nziza cyane kandi ikora ku muntu uwo ari we wese. Ubundi wenda mbere y'uko gato muha umwanya kugira ngo atuganirize, tugiye kuvuga kuri sije ikunda kuba, navuga ngo ni sije iri sensible, sije yo kuvuga ku buhanuzi. Ubundi ngira ngo Abanyafurika cyane cyane, cyangwa se wenda n'isi yose, bitewe n'uburyo ibihe byagiye bihinduka, ngira ngo abantu bakundaga cyane ibintu by'uburaguzi, ubupfumu, kujya mu bapfumu, gushaka kumva ejo hazaza he binyuze mu bapfumu, uko umupfumu amubwira ngo iyi nzira ugiye kunyuramo. None mama, mbona muri kino gihe
byarimutse. Ubu noneho hasigaye hagezweho ubupfumu sipirituwere. Niba navuga ngo ni ubupfumu bwo mu buryo bw'umwuka, kuko umuntu ava no kujya gukora ibyaha akajya gushaka umuhanuzi ngo amusengere ngo yumve icyo Imana imuvugaho, kandi koko yamusengera akamubwira imigisha ati humura mwana wanjye nzakugirira neza. Ese nk'ibyo bintu wowe iyo ubirebye koko ubibona ute? abo bantu uri kuvuga Yego. byabo byanditswe mu gitabo cya Yuda igice cya mbere uhereye ku murongo wa 3 cy'urupapuro rumwe. Yego. Ni abantu bahomboka birukanka batirinda mu cyaha cya Baramu, bohejwe n'ibiguzi. Ni abantu mbese ni abapfumu nk'abandi. Yego. Bose buriya ni ukuraguza. Niba ugiye kubaza imibereho yawe y'imbere utigeze ubaza ku kwihana ibyaha no kwakira umwami Yesu, ubundi uracyari umuraguza. Yesu aguha umugisha. Reka ngusengere Imana ubundi ukore icyo wahamagariwe, icyo waremewe kubw'iryo jambo ryiza ugiye kutugezaho. Bene data nshuti bakundwa, kuri iki kiganiro nimudacikanwa rwose. Ndabizi ko iki kiganiro muri bubashe gukuramo ibintu byinshi bibasha guhembura umuntu wacu w'imbere. Turagushimiye cyane mwami Yesu. Reka umukozi wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe ntaba ari we, ahubwo agire inspiration divine. Mwami umukoreremo, umuyobore, ibyo avuga ntaba ari we, ahubwo izina ryawe aba ariyo rihabwa icyubahiro. Ushyire muri we amagambo yawe mazima, impuguro nzima zishobora gufasha umuntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro, kugira ngo ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze biboneke ku bantu bawe wiremeye. Ku bwawe Yesu Kristo urakoze, tubyambaje kandi twizera. Amen. Karibu Imana igukoreshe iby'ubutwari. Nitwa Nyirahabimana Tabita, ndi umuvugabutumwa bwa Kristo. Uyu munsi ndashaka kuganira ku kibazo cy'ubuhanuzi n'abahanuzi. Yego. Abantu benshi baracanganikiye kuri iki kibazo, ariko reka tubaze Bibiliya. Bibiliya niyo idusubiza ibibazo byiza. Yego. Jya numva abantu hana ntazati genje gusubiza ibibazo, yewe ntabwo nsubiza ibibazo. Ni Bibiliya tubaza. Turabaza Bibiliya. Ni nayo mbwira abantu ni musome Bibiliya muve inyuma y'abo bahanuzi. Ni musome Bibiliya yanyu. Abahanuzi yita abahanuzi kandi ari abapfumu, ubundi mubamara mwiki. Rero dusome mu rwandiko uko rwanditswe na Yuda, turahera ku murongo wa 11 tugeze nibura nka 13, twumva ukuntu abo bantu batoye. Abo bantu dusome urwandiko rwa mbere rwa Yuda igice cya mbere, ni nacyo gusanyira icyo gitabo kigira, ariko habamo amagambo akomeye yafasha abagenzi. Unyumva wese niyumva ashaka gusoma aho hantu yahasoma akarangiza. Harimo amagambo akomeye genda hakunda cyane. Umurongo wa 11 haravuga ngo bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka biruka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Baramu, bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Abo ni intaza mu isangira ryabo ryo gukundana, bagisangira namwe ibyiza, bigaburira badatinya. Ni ibicu bitagira amazi, bijyanwa hose n'umuyaga. Ni ibiti bikokotse bidafite imbuto, byapfuye kabiri byaranduwe. Ni umuraba wo mu nyanja ushega, babiri ifuro, ari ry'ibiteye isoni byabo. Ni inyenyeri zizerera zibikiwe umwijima, wicura buri n'iteka ryose. Imana tubabarire cyane. Aba bahanuzi b'ibinyoma nabavugaho muri Luka kiriya gice. Yesu ari kuvuga ati ibimenyetso byo kugaruka kwanjye ni ibi. Yavuzemo indwara z'ibyorezo, avugamo yuko hazabaho inzara hirya hino, avuga yuko hazagenda haba n'imishyitsi byinshi bikadutura imijyi. Yesu yavuze ko yavuze ibintu byinshi, ariko agerekaho ati muri iyo minsi hazaza abahanuzi b'ibinyoma benshi bazaduka. Iyo dukomeje gusoma muri Matayo 24,
naho hatubwira ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu, akavuga nyine ibyo bintu by'intambara hirya hino zo tubona, indwara zikomeye z'ibyorezo zitagira imiti, akavuga ukuntu ubugome buzagwira mu isi n'urukundo rugakonja aho ngaho muri Matayo, akongera akavuga ati n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, n'abigisha b'ibinyoma, abigisha bishakira indamu bazaba benshi cyane. Niyo minsi duhagazemo. Ariko ndagira ngo nkubwire, niba barahuye n'abo bahanuzi bakakuyobagurikiraho, bakaguhanurira ibintu ntibisohore, bakakuvana ku Mana, please garuka. Imana irahari yo kukomora ibyo biguma kandi izagumya kukugirira neza. Dukomeze dusome ijambo ry'Imana, niryo rizaturinda aya marari y'aka kanwa k'aba bantu, niryo rizaturinda abahanuzi b'ibinyoma, kandi ijambo ry'Imana turisoma rizaduha kwirinda batubaha Imana. Kuva kera cyane, ubushize nigeze nigisha vuga ntimudukoresha amaboko yacu tubona ibyo gufasha abakene, ariko abantu banze gukoresha amaboko. Umuntu araturuka mu giturage yanze gusa ngo ntashaka guhinga, ati Imana yantumye mu mujyi, akajya mu mujyi, yageze mu mujyi nta wundi murimo afite, shitani imwambura bwa butunzi yari afite bw'impano z'Imana, ikamuguranira agahinduka umupfumu, akajya yirirwa avuga ngo yavuze itavuze. Hari n'abashakisha uburyo bwose bakagurisha n'imirima kugira ngo babone itelefone ya taci, ngo bajye bahamagara abantu bakiri bato bababwira ngo Imana yavuze, bababwira Imana yavuze kandi itavuze. Nuko abo bantu rero bari hafi gucirwaho iteka, Imana izabashyira mu mwijima. Ni umuraba, umurongo wa 13, ni umuraba wo mu nyanja ushega, babiri ifuro aribyo biteye isoni byabo, ni inyenyeri zizerera zibikiye umwijima, wicura burindi iteka ryose. Umuntu ubeshya ntazaba imbere y'Imana, n'ukunda kubeshya bazamunyanja k'umuriro. Ariko noneho reba, tekereza ku muntu ubeshyera Imana, akagenda akabeshya umuntu, Imana iravuze ngo izagukorera iki, wa muntu akagitegereza. Kuko hari irindi jambo turi busome, koko mu by'ukuri Imana ibaho, n'abahanuzi b'ukuri babaho. Yiba waravuganye nayo ikaba yaravuze ngo nibyo, nta kindi cyayibuza kubisohoza. Ariko hari abandi biyitirira ibyo, bamwe baza bazanye ubuhanuzi bwo mu bitekerezo, abandi bakaza bazanywe no kwigira banini cyane bubaho yuko nabo bagize impano, abandi bakaza kuza kubikoreramo indamu ngo bashyire mu gifu cyabo. Dusomye ahantu hanesheje cyane nkunda kugenderaho, mu Bami ba kabiri ibice 5 umurongo wa 15 n'uwa 16, niho umugabo witwa Elisa akoreshejwe n'umwuka wera w'Imana yabwiye uyu mugabo witwa Namani, genda wiyuhagire. Arangije kwiyuhagira abonye ahumanutse, araza amuzanira ibintu byinshi, we nta n'ibyo yari yabasabye. Ariko yaramuhakaniye, reka we nta cyantu cyawe nakira. Dukomeje rero tugasoma ku 5:22, ukomeza imbere. Umugabo witwa wari umuntu w'umugaragu we, byaramubabaje cyane. Kuki databuja bamuhaye ingemu, kuki bamuhaye ibintu byiza kuriya akabyanga? Atereka ngiye nigireyo ngira icyo mwiyakira. Aragenda arabeshya. Ahangaha hariho dusomye ngo birukangiye cyane, bahombokera mu nzira batirinda. Abari n'abakobwa ba Gehazi, bararya amafaranga y'ubusa barira abantu, ariko iherezo ryabo Imana izabibabaza nibatihana. Ni ukuri Imana ibafashe kugira ngo bihutire vuba kwihana, kugira ngo batazarimbuka, kuko Imana ntabwo izarekera aho ngaho. Turakomeje tubaze Bibiliya ikintu bivugaho. Ariko mbere yo kugira ngo tubaze Bibiliya ikintu bivugaho, turebe neza ukuntu Imana nayo yivuga, n'abantu bayo bakavuga yuko ivuga. Ni nayo mpamvu abantu bayobora aho ngaho, aba bahanuzi b'ababeshi baza bababeshya, bakagira bati ni ya Mana yavuze yuko ibyo yavuze izabisohoza, akagenda yizeye yuko izabisohoza, agategereza na mpera. None yavunitse umutima, ntagishaka gusenga, ntagishaka kugira ikindi kintu akora, aravuga ati Imana yarambeshye. Oya,
ntabwo ari imana burya yakubwiye. Reka dusome ijambo ry'Imana ukuntu rivuga ku murongo igice 23 mu kubara umurongo gusa wa 19. haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Ukuri kw'Imana yo mu ijuru nuko yariyo yabivuze irabisohoza. Ariko mu gihe cyose wowe wagushijwe n'abo bahanuzi, garuka mama, garuka musaza wanjye, garuka. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, ahubwo wahuye aba bantu bahomboka bakavuga ibyo batazi. Uzasoma mu gitabo cya Yuda, abantu bahombokera mu nzira za Baramu, wabujijwe n'Imana ati we kujya kuvuma ubwoko bw'Isirayeli, ati ndagenda kubera indamu. Aba bantu rero bishakira indamu, niba warahuye nabo, garuka kuri Kristo ubihorere. Imana izabibaza cyangwa ibasure se, tubasengere bamwe bazakizwe bave muri ubu bupfu bwangiza. Tubaze Bibiliya rero ikintu yadusubiza ku buhanuzi. Abantu bajengereje abantu mu isi, aba bantu birirwa babungera ngo bakavana ku wa mbere bakageza ku wundi wa mbere ngo bari mu masengesho. Aba bantu batita gukora imirimo yabo ngo batunge imiryango yabo. Aba bantu bagura taki kugira ngo bajye birirwa babeshya abantu, akazi kakaba ko ngako. Ubuhanuzi, umuntu w'umuhanuza ava ku wa mbere ahanura ibyo bintu, wese uwo muntu yaba ameze atera. Natwe ko Imana yaduhaye umwuka wera, twakoranye nawo, abantu benshi bakoranye nawo, nanjye kandi ndi umwe mu bakoranye nawo. Ariko Imana ntabwo ari uko ikora. Imana ntabwo ari radiyo. Imana oya ikorera igihe cyayo. Tubibaze rero umuhanuzi Yeremiya ukuntu aba bantu bizabagendekera. Turabisanga muri Yeremiya ibice 23 ukuntu Uwiteka bavuga. Ntabwo ari ubu ngubu na kera bahozeho bene da. Abahanuzi b'ibinyoma n'ubundi bahozeho, kandi n'ikindi gihe cyose bazahanwa. Urugendo rwabo rurangira bakiri muri ubu bupfu batari babyihana, nyine urugendo rukarangira aho Imana ibashyira ni hamwe n'abanyabinyoma nyine. Turasoma rero ku murongo wa 30 kugeza 32 twumve. 23 30 kugeza 32 hagira hatya hati, ese Yeremiya 22 33 33 hagira hatya hati, nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye. Umuntu wese yiba mugenzi we, ni ko Uwiteka avuga. Dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze. Dore mpagurukiye abahanura iby'inzozi by'ibinyoma, ni ko Uwiteka avuga, bakabyamamaza kandi bakayobesha ubwoko bwanjye ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo kubusa. Nyamara sinabatumye, sinabategetse, kandi ntacyo bamariye rwose ubu bwoko, ni ko Uwiteka avuga. 33 nuko ubu bwoko cyangwa umuhanuzi cyangwa umutambyi niba kubaza bati ibyo Uwiteka yahanuye ni ibiki, uzabasubiza uti buhanuzi iki? Nzabaca, ni ko Uwiteka avuga. Nawe umuhanuzi n'umutambyi na rubanda bavuga bati byahanuwe n'Uwiteka, uwo muntu nzamuhanana n'inzu ye. 35 uko niko umuntu wese azabaza mugenzi we, umuntu wese n'uwo bava indi imwe, ati Uwiteka yagushubije iki? Ati Uwiteka yavuze iki? Imana idufashe, Imana itugirire neza. Abantu bari kwihutira guhanura, abantu bari kwihutira kubivuga ngo bakunde bamamare, abantu bari kwihutira kumva batungwa n'ibi bintu. Ariko Imana yo mu ijuru ntabwo yishimira ibi bintu, kandi iravuze ngo irabahagurukiye kandi izanabahagurukira kweri, kuko bayobya abantu bo y'Imana. Imana itubabarire cyane kandi Imana idusure.
ibice 23 bya Yeremiya duhereye ku murongo wa 23 kugeza 27 twumve. Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa ntari n'Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha ahihereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Sibyo ukwiriye ijuru n'isi? Numvise ibyo abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Ibyo bizahereza kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma, abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya, bigira inama yo kumpuza abantu banjye. Izina ryanjye barototera umuntu wese mugenzi we, barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi, nk'uko sekuruza babo bahugije izina ryanjye na Bayali. Imana itubabarire, Imana idutabare, Imana itugirire neza. Aya magambo arateye ubwoba, aya magambo arateye ubwoba koko. Amagambo y'Imana burya abantu benshi cyane ntibayakunda, bakunda kujya mu nsengero babyine batahe. Noneho hari ikintu ngo cy'igisirimba, gisirimba bagasirimba amasaha 2-3, ariko umwigisha bati tumuhaye iminota 20. Ijambo ry'Imana n'imbuto itabora kandi n'umuriro ukongora. Niba batashaka kumva ijambo ry'Imana, nyine niyo mpamvu banayabagurika. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Dukomeze dusema aha hantu. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi. Murongo wa 26, bahanura ibinyoma, abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya, bigira inama zo kumpuza abantu banjye. Izina ryanjye barotorera umuntu wese mugenzi w'ibyo beretswe mu nzozi, nk'uko basekuruza babo bahugije izina ryanjye na Bayali. Umuhanuzi afite icyo yarose nakirotore, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge ibinyakuri. Muramuhuriye he n'ingano? Niko Uwiteka abaza. Kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, abantu babashe kumenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umuriro. Ijambo ry'Imana rimeze nk'umuriro, nk'inyundo imenagura urutare. Ariko iyo abantu batarizi, bataribwiwe, bakomeza kuyobagurika ngo bakiriye Yesu, ngo ni abakristo, ugasanga niwe gisambo, ugasanga ni umuriganya, ugasanga ni umubeshyi, ugasanga niwe ufite ishyari. Ubu noneho muri iki gihe basigaye bajya kurya ifunguro ryera bakajya no mu bapfumu. Ijambo ry'Imana rivuga ryeruye ngo ukora icyaha, ubugingo bukora icyaha nibwo buzarimbuka. Niko Ezekiyeli yabivuze, ubugingo bukora ibyaha nibwo buzapfa. Kandi Uwiteka ashaka ko abantu bose bakizwa, bakaza bakamenya ukuri. Ukuri kaba ariko kubabatura. Abahanuzi n'ubuhanuzi, hari abahanuzi bahanura iby'ukuri, kandi kenshi baba mu nzu y'Imana. Uzamumenyera yuko agira imbuto nziza, niyo akuganiriye wumva umutima wawe unezerewe. Abahanuzi b'ukuri bariho rwose, basengera mu kuri no mu mwuka. Kandi ibyifuzo byacu ntabwo dushaka ngo tubisubizwe aka kanya, ahubwo iyo ubibwiye Imana wizera ibyo wayibwiye, ukagumya no gutitiriza, ugategereza igihe bizazi. Ab'iyi minsi rero, abo baba bari kwiroha muri aba bantu bo kwa Gehazi, abo baba bari kubaka amafaranga, baba bashaka ngo icyo kintu gikorwa ngo ako kanya, umutima wabo bakawuvana ku Mana bakawushyikiriza kuri uwo wavuze ngo ni umuhanuzi. Uwo muhanuzi nubwo ari kukubwira ibyo, nawe arakennye, afite ibindi bibazo birenze, arenda gusara. Nibyo byamujyanye mu bintu by'ubuhanuzi. None se niba Imana isubiza imunyuzeho, we yabanje ikamusubiza? Imana iduha ubwenge, kandi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Yuda, twirinde abatubaha Imana kandi tujye tubarebera ku mbuto zabo. Niba umuntu akubwira ikintu ati nanone nshakira rero aho ngaho udufaranga, Imana inyeretse uzabona amafaranga menshi cyane, Imana inyeretse ugiye kuba umuntu ukomeye cyane, kuki atagiye guhanura wa mukene wamubwira ati haganire mu bukene bwawe, Imana izakugirira neza? Ese hari ubuhanuzi bw'abakire hakaba n'ubuhanuzi bw'abakene?
tube maso twirinde abahanuzi b'ibinyoma, tube maso twirinde abigisha bishakira indamu, tube maso umuntu utazaza akubwira ati ijuru riratwegereye, Yesu ari hafi kugaruka, nimwitegure gutaha ubwami bwo mu ijuru, akakubwira iby'isi gusa, ujye ucaho akarongo. uyu muntu rero nawe yaba ameze nka bya bicu bikakaye bitagira amazi, bya bindi byanditse muri Yuda. Uyu muntu nawe yaba ameze nk'inyenyeri yazimye irindiriye kurimbuka. Imana idufashe, iduhe umutima wo kwirinda wo. Abantu b'Imana turacyariho. Nuko ndagira ngo nkumenyeshe wowe wacitse intege. Na Eliya nawe yacitse intege nkawe, aragenda yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa. Aravuga ati rwose ndarushye, abahanuzi barabishe, barabamaze, Yezebeli yarabamaze, nanjye aragenza ubugingo bwanjye kunyica. Ati reka njya kwiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu. Ahari nawe uriryamiye utese ndasenga, ubundi abantu barambwiye ngo Imana igiye gukora ikintu ntiyagikoze. Wacitse intege, garuka nshuti yanjye, garuka muntu w'Imana, garuka mu mwanya wawe. Barakurangije nyine. Ariko marayika yamusanze aho, aramubwira ati haguruka ujye gukora. Ati kuko hari abandi bantu benshi batarapfukamira Bayali. Nubwo wahuye n'abo bahanuzi, nubwo buhanuzi buboze, ubwo buhanuzi bupfuye, ariko hari ubuhanuzi buzima. Hari abantu b'Imana bagikoreshwa na ya Mana twasomye mu kubara, ngo Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, kandi Imana yo mu ijuru ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. N'ibyavuye mu kanwa kayo no kubikora uzabikora. Humura, witinya, wikuka umutima. Aba bahanuzi bishe abantu benshi, ariko garuka kuri Kristo. Ushaka itorero rizima, ushaka abantu b'Imana bakubwira ijambo rizaguha ubugingo buhoraho, bakubwira bati kwihana ibyaha niyo nzira yo ukira ukazajya mu bwami bwo mu ijuru. Kuko icyaha ari ikiziriko kizirika umwana w'umuntu kikamugeza muri Gehinomu. Ibyo byaha rero, hari ibyo wakoze kera, hari ibyo wakoze vuba. Ntutinye uvuga uti nakoze ibyaha byinshi, ngo naho ibyaha byatukura tukutuku bizanira umwami Yesu, arabyeza bisa nka sheregi. Ukomeza urugendo rugana mu ijuru, wikomeza mu nzira urimo yo kuryama munsi y'igiti cy'umurotemu. Barakubabaje, yewe baje bavuga no mu ndimi, yewe bari nabo musengana, hose barahari. Ihangane, komera ku izina wakiriye rya Yesu, komeze kwihana ibyaha. Imana igufashe kubana n'abantu amahoro, ukabana na Yesu Kristo amahoro, kandi ukava aho hantu uryamye. Bamwe barananiwe gukomeza gutegereza, bamwe babivuyemo, bamwe baracyaza bagahanyanyaza bakajya guterana, ariko imitima yabo yarayembayembye, ikaba yaragiye. Amaganya arakwishe, kwivovotera Imana ngo ntiyabikoze, ariko ntabwo ariyo mwavuganye. Garuka rero ubane n'Imana, nayo izakugirira neza. Icyo duharanira twese ni ukuzabona tugize iherezo ryiza, tukakirwa mu bwami butazashira. Ngwino nawe tujyane mu ijuru, kuko aho turi kujya ni ahantu habiri gusa: aho tuzakirwa mu bwami bwo mu ijuru muri paradizo, n'abagumye kuguma mw'ibyaha byangiza, iherezo ryabo rizaba iryo muri Gehinomu. Nta kuvuga ngo nagiye nakoze imyaka myinshi ngo ngiye nakoreye Imana. Ufite ibyaha, ufite n'utwaha n'akaha, ukaba udashaka kwiyeza, ukaba udashaka kwitunganya, iherezo ryawe ni muri Gehinomu. Nanjye ndakwifuriza kugira ngo wihwiture, wiyeze, ukunde gusenga, nuko iherezo ryawe rizabe muri paradizo. Imana iguhe umugisha. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu aguha umugisha cyane ku bw'ayo magambo akomeye utubwiye. Ngewe hari ijambo gusa nafashemo rikomeye rimwe, aho watangiye uvuga ngo niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibihembo by'ababeshyi, abantu bagambirira kubeshya bakabikora, iherezo ryabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Bizacura iki kubahangara noneho kubeshyera Imana ngo yavuze kandi itavuze? Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi cyeze muri kino gihe,
nk'uko nyine nabibabwiye ko tugeze mu gihe kimeze nk'aho ubupfumu bwimutse bukimukira mu nzu y'Imana, bukimukira mu biyita abakozi b'Imana, kuko nyine ntabwo njya mbita abakozi b'Imana, mvuga ko ari abantu bitwikiriye izina rya Kristo kugira ngo bayobye intama, bayobye intore, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko mu minsi y'imperuka abantu benshi bazitwikira iryo zina kugira ngo bayobye benshi. Rero Imana ikomeze idufashe, Imana itugirire neza. Ndizera neza ko umuntu wese wakurikira iki cyigisho ari bubashe kugira icyo akuramo kandi kibasha gufasha umuntu we w'imbere uzabona Imana. Yesu rero aguhe umugisha yego kubw'uyu murimo mwiza ukoze wo kongera kuduhugura ku byerekeranye n'ubuhanuzi bweze muri kino gihe kitoroshye, mu gihe nyine cy'inkundura abantu benshi bavuga ngo Imana yavuze, kandi Imana yahindutse Imana y'ibitangaza. Nta n'uhanura iby'ubugingo ngo ubugingo bwawe Imana aya, ahubwo ni uguhanura iby'umubiri, amamodoka, amaviza, imibereho, amafaranga n'ibindi bizasigara hano kuri iyi si. Rero Imana idushoboze mwese, ibashoboze kugira ngo tumenye neza kubanza gutunganya ubugingo bwacu, ubundi Imana yo iravuga, turabizi nk'uko umukozi w'Imana yabivuze. Imana iravuga kandi ngo haracyari abatarapfukamira Bayali, ariko nanone ni ukumenya ngo ese iri jwi numvishe koko riturutse ku Mana. Rero turabashimiye cyane mwese abadahwema gukurikira ibiganiro byacu, kandi dushimiye n'uyu mukozi w'Imana nawe utugezaho ubutumwa bwiza Imana iba yamuhaye. Rero murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, munogerwe n'ibiganiro bya Evangelizero Monde.